Mu butayu burebure bw'imisozi ya Giza, ahirengeye ubutayu bw'igikakarubamba, hari igitangaza cyubatse amateka y'isi, piramide ya Giza kwa Farawo, kimwe mu byitwa ibitangaza birindwi by'isi ya kera. Iri shusho ridashira risa n'iryubakishijwe imbaraga zidasanzwe kandi zitazwi, bwabaye inkomoko y'ibibazo, ibyiyumviro, inyigisho ndetse n'amayobera atangaje. Ariko se icyo tubona hejuru nicyo cyanyacyo, cyangwa hari ibindi bintu bishe munsi y'iyo piramide ya Giza kwa Farawo? Mu myaka ya vuba, abashakashatsi b'iki gihe bagendeye ku ikoranabuhanga rigezweho ryitwa myone radiography, batunguwe no kubona ikintu kidasanzwe, ikintu batatekerezaga, ubwo mu cyumba kinini gihishe muri iyo piramide, hagati mu mabuye manini yubatse iyi piramide ya Giza kwa Farawo. Icyumba kidafite imiryango, kitigeze kigerwamo na buri muntu wese, kandi nta wuzi icyo cyumba icyo cyubakiwe, cyiswe Big Void. Ariko se iki nicyo cyonyine cyangwa harimo ibindi bintu bidasanzwe? Mbahaye ikaze hano kuri Utekereza Iki. Ukigera kuri umurongo mushya twafunguriye, ukanda subscribe uzajya ubona ibintu utigeze kumenya, iby'amaso yawe atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva. Ibi byose turabisobanura tukabikuzana ukabizana. None wowe utekereza iki kuri piramide ya Giza, ku mabanga ndetse n'ibintu biteye ubwoba biboneka muri iyi piramide? Munsi ya piramide ya Giza, mu butayu bw'imyaka ibihumbi n'uduhumbagiza, hihishe indi si idasanzwe. Ibyumba biri hagati cyane byubatswe mu buryo butangaje, bimwe birafunze, ibindi byuzuyemo ibimenyetso by'amateka adasanzwe. Harimo icyumba cyitwa Chamber of Osiris. Icyo cyumba kivuga yuko cyo cyakorerwagamo imihango n'ibitangaza by'amayobera bifitanye isano n'imyemerere ya Gikristo ya kera yo hambere. Ese abamisiri ba kera cyangwa muri Egiputa bari bafite ubuhanga burenze ubwacu, cyangwa hari undi muryango w'amateka utarigeze utubwirwa? Sobanukirwa rero umenye byinshi byishe kuri uyu butayu bw'imisozi miremire y'ubusozi ya Giza. Hari inzira zitamenyerewe, hari inzira zidakurikirana, zigaragara nk'izaciwe n'abantu barimo bafite intego runaka n'icyerekezo kimwe, zifite ubugari butandukanye, zikagorana kuzinjiramo. Bamwe baravuga yuko ari inzira zijya ahantu hatamenyekana. Hari n'abavuga yuko hari icyihishe kandi cyagenewe gutungura isi yacu mu gihe kizaza, mu ibanga rikomeye cyane bw'amabuye n'amayira. Bamwe bakeka yuko ibanga ry'umucyo, abandi bakabonamo ikimenyetso cy'imikoranire n'ibiremwa bitari iby'abantu. Amabuye yubatse iyo piramide ya Giza nava hafi. Ayo mabuye bamwe bavuga yuko ari limestone, abandi bakavuga yuko ari granite. Yakuwe kure cyane, aharenga ibirometero 800 uvuye ahubatswe iyo piramide. Uko yagejejwe aho na n'ubu ngubu ni ikibazo ku bahanga n'ubumenyi mu bushakashatsi, ntago barabisobanukirwa. Ukuntu kubaka iyo piramide byasabye kilometero cy'ibihumbi 8 kugira ngo babashe kugera aho hari icyubakwa cya Giza. Ese ibyo twita ubwenge n'ibyo tubona koko byaba ari byo koko, cyangwa turi abashyitsi mu isi yuzuyemo amabanga n'icyo tutabona n'icyo tutabwirwa? Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2011 havumbuwe ikintu kidasanzwe, aricyo ngiye kubabwira. Ubwo robo yitwa DJD yinjiye mu buryo bw'umuyoboro muto uri imbere ya piramide, yabonye umuryango muto uboshywe n'ibyuma bya zahabu, ariko muri ibyo byuma byawo hari indi nyingi iri hagati. Hari ikintu rero cyari kije kandi kidasanzwe, cyagenewe kudakorwaho kandi cyagenewe gutegereza igihe cyacyo, mu gihe runaka kikazatungura isi. Bamwe bavuga yuko ari ryo herezo ry'isi, abandi bakavuga yuko ari archive zishaho ngaho kandi zitamenyekana. Ibi byose byerekana yuko munsi ya piramide hatari ubutaka gusa, ahubwo hari ikibumbano cy'amateka yihishe, igitabo kidafunguwe na buri wese hano ku isi. Haravuga yuko ari archive y'isi, aho amahame, ubuhanga, amabanga y'ibyahishwe byose kugeza igihe gikwiye bizamenyekana, ariho byose bihishe. Utekereza iki ikugejejeho icyegeranyo kirambuye, kuko tuzi yuko amateka atari ibyo twigishijwe gusa, ahubwo amateka n'ibyo tutabwiwe, nibazo tutibajije, ibisubizo tutasubijwe. Ndetse munsi y'amabuye y'imisozi ya Giza hari ikintu kidasanzwe
kandi buri wese afitiye ubwoba ndetse n'isi yose ifitiye ubwoba, kandi haracyari byinshi byo gusobanura. Niba wifuza kumenya byinshi, ukaba wifuza ukuri kutigeze kuvugwa ahandi, ugashaka gutembera mu isi y'amayobera, isi y'ikoranabuhanga, isi yuzuyemo amabanga n'icyo tutamenya, kanda subscribe hano kandi ufungura amaso, utegura ubwenge bwawe, kuko ukuri kuraho munsi y'icyo tutabona. Mbahaye ikaze kandi ndabashimiye cyane. Kanda subscribe, usharinga iyi video, ujye muri comment utubwire wowe icyo uzi kuri piramide. Si ibyo gusa, ahubwo hejuru iby'amaso yacu abona si byo biri imbere. Niba ushaka ikindi kiganiro kuri iyi piramide ya Giza yo mu Misiri kwa Farawo, uze kunyandikira muri comment. Naho njyewe ni Callixte Mutabazi Rindoci, ibyo bagezaho ibyegeranyo kuri uyu muyoboro mushya twafunguye, tuzajya tubagezaho ibintu bidasanzwe. Iyi ni piramide ya Giza. Ndabashimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya vuba turebe iyindi video muze kunsaba muri comment. Urashaka inzu nziza yo kubamo, urifuza kugura ikibanza cyiza cyangwa isambu nziza yo guhinga? Imitungo Deals ni wo muti. Imitungo Deals ni kampani ikomeye cyane igufasha kubona amazu meza, ibibanza bifite ibyangombwa cyangwa amasambu y'ubuhinzi ku giciro gikwiye. Nukomeze guhangayika ushakisha aho kubaka cyangwa aho guhinga, twebwe tubigufashamo mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, ukabona icyangombwa cyawe kandi ukabona n'umutungo wawe. Duhamagare nonaha kuri 07955 Imitungo Deals turagufasha kugera ku nzozi zawe. Imitungo Deals, ubwizigame n'ukwizerwa mu mitungo yawe tubigufashamo.